Nta bushakashatsi buhari bubyemeza, ariko bikunze kuvuga ko mu bihugu byinshi cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere, umwanya munini w'abantu benshi utakarira mu bintu bibiri: gukurikirana amakuru y'imikino no kugana insengero cyangwa bitwa n'abiyita abakozi b'Imana. Ibi bintu byombi hari ababifata nk'ibiyobyabwenge bikaze kurusha na za kokayine tuzi, kuko abasabwe nabyo nta kindi kintu bashobora gukora bagishyizeho umutima. Uyu munsi ntitugiye kuvuga ku bijyanye n'imikino, turagaruka gatoya ku bijyanye n'amadini. Ese idini ryaba riri muri kamere ya muntu? Imyemerere ishingiye ku idini yaba ari ikintu ntakumirwa mu mibereho yawe nanjye? Kuki buri wese yumva agomba kugira idini abarizwa mu byanze bikunze? Ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana. Andrew Newberg, umuhanga mu by'ubumenyi bw'imyakura, neuroscientist wiga ku bwonko bwa muntu agendeye ku buryo bwakira inyigisho z'amadini, yamaze igihe kinini akora ubushakashatsi kuri iyi ngingo. Mu gitabo yanditse cyitwa How God Changes Your Brain, avuga ko iyo wiringiye Imana igihe kinini cyane hari ikintu gitangaje kiba ku bwonko bwawe. Imikorere y'imyakura ngo itangira guhinduka. Imiyoboro imwe n'imwe itangira kwifungura indi kifunga, uduce dushya duhuza imyakura tuzwi nka dendrite tugatangira kwirema, bigatuma imyakura itangira guhanahana amakuru. Ubwonko nabwo bukarushaho gukora cyane, haba mu kwakira amakuru no gutanga komande z'ibyemezo birebana n'ayo makuru. Ibyiyumviro bitangira guhinduka, imyemerere nayo igatangira guhinduka. Noneho Imana yaba ifite igisobanuro kuri wowe, ugahita wumva iri muri wowe neza neza. Uyu mushakashatsi agaragaza ko imyemerere ishingiye ku madini n'imyemerere yayo ikora ku bwonko mu buryo bubiri. Ni ukuvuga uburyo tubaho nk'abantu cyangwa uburyo tubaho nk'ubwoko, ibyo abahanga bita self maintenance, ndetse n'uburyo dukomeza gutera imbere no guharanira impinduka nk'abantu, ibyo abahanga bita self transcendence. Newberg n'itsinda bafatanyije mu bushakashatsi bafashe amakuru mu bwonko bw'abantu bitabiriye gahunda z'amadini zirimo amasengesho no kwiherera mu buryo buzwi nka meditation, bagafata ayo makuru bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka brain scan. Uyu mushakashatsi agaragaza ko mu gihe cy'imihango imwe n'imwe y'idini, igice cy'ubwonko kizwi nka parietal lobe gihagarika gukora. Iki gice nicyo cyakira kikanasesengura amakuru ashobora guhungabanya umuntu, kigafasha mu gusesengura no gufata ibyemezo bikwiye kuri ayo makuru, kandi kigafasha mu guhuza umuntu n'ibimukikije. Igitangaje ariko nuko Newberg mu bushakashatsi yagiye akora yasanze iki gice cy'ubwonko kitaba kiri gukora mu gihe cy'ibikorwa bimwe na bimwe bishingiye ku myemerere y'idini, nubwo gifite akazi kenshi cyakabaye gikora muri icyo gihe. Iyo icyo gice cy'ubwonko gihagaritse gukora, bitewe n'uko gifasha mu kureba umuntu ubasha gusesengura amakuru agafata ibyemezo bikwiye, ubwo bushobozi nabwo bugenda bugabanuka, ndetse n'umupaka uri hagati yawe n'abantu, Imana cyangwa isanzure, uko uwo mupaka waba ungana kose uhita wumva usa nk'aho utakiriho, ukumva wageze mu Mana neza neza, ugatangira guhuza n'itsinda ry'abantu runaka kubera ko hari icyo muhuriyeho ku bijyanye no gusenga. Ikindi gice cy'imbere kizwi nka frontal lobe ubusanzwe kidufasha mu kwita no gushyira umutima ku kintu runaka turi gukora. Icyo gice iyo cyifunze nk'uko Newberg abivuga, biba bisa nk'aho tutagifite ubushake bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, tudashobora gutuma hari ikintu kiba, ahubwo ibintu bigasigara twebwe bitubaho tutazi uko byagenze, ibyo bamwe banafata nk'ibitangaza. Amakuru y'imikorere y'ubwonko uyu mushakashatsi yagiye avana ku bantu bari muri gahunda z'amadini ashobora gutuma wibaza impamvu ubwonko buremye mu buryo bworohereza ibikorwa by'amasengesho. Niba uri umunyamasengesho cyangwa ukomeye ku mahame y'idini nk'uko Newberg abivuga, igisubizo kiroroshye kuri wowe. Gusa niyo twashyira ku ruhande byo kwibaza ku Mana, dukomeza kwibaza impamvu ubwonko buremye mu buryo busa nk'ubuteza imbere ingingo y'imyemerere y'amadini uyu mushakashatsi amaze igihe kinini akoraho ubushakashatsi. Ni ibintu avuga ko bisa nk'aho umuntu adafite ahantu na hamwe yabihungira. Umwanditsi witwa Pascal Boyer mu gitabo cye yise Religion Explained avuga ko igisobanuro cy'imyemerere cyangwa indi myitwarire ishingiye ku madini cyagaragarira mu buryo ubwonko bwa muntu bukora. Abashakashatsi bagaragaza ko imyemerere ishingiye ku madini ihererekanywa. Hari igihe dutekereza ko imyemerere ishingiye ku madini iterwa n'imitekerereze ya muntu, ariko abahanga bavuga ko iterwa ahubwo n'imibanire y'abantu. Amadini ngo afite inkomoko mu bihe bya kera cyane, kuko abemera siyansi ivuga ko umuntu akomoka ku nguge, banavuga ko amadini ari kimwe mu byafashaga inguge bivugwa ko dukomokaho kugira ngo zigirane imibanire myiza hagati yazo. Ariko se nanone bite ku hazaza h'amadini?
Abantu bamwe bavuga ko mu gihe umuntu yamaze kumenya uburyo n'impamvu amadini yagiye yaduka, biba byoroshye kuri we ko yabaho ubuzima budakomwa mu nkokora n'amadini, ngo amubuze gukora icyamuteza imbere aho guhora mu rusengero kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere nta kindi akora. Ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo, wasoma igitabo cya Pascal Boyer yise Religion Explained ndetse n'icya Andrew Newberg yise How God Changes Your Brain. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimira umwanya wawe mu gukurikira iki kiganiro. Shalom.